kirwanya, nta murozi wakiroga, nta dayimoni yagikumira, niyo mpamvu kigenda. Ariko icyiza gishora imizi. Iki kintu cyiza impamvu kiri gutinda, kiri gushora imizi, kiri kurandaranda, kwa kundi tujya tubasangira tuvuga ngo tubatohe imigisha irandaranda, kiri kurandaranda, gishoye imizi. Inshuro nyinshi hari igihe abakonikoni bakirwanya, kikavuga kitereka mbe nishoreye imizi nibera ahangaha. Bibiliya iravuga ngo umukunzi wanjye ameze nk'akarungu mu mahwa. Akarungu sinzi nimba narakavuze, ariko wowe nkurikiranye umunsi reka ngusobanurire akarungu. Ni agati kamera hagati y'ibindi biti, ahantu kameze ibindi biti bihita biza imifatangwe, ibihuru, ibitovu bikaza bikakazitira. Akarungu ubundi kariyemera, kandusha kwiyemera. Ni agati karahiye ko kadashobora kugondama, kazagororoka. Haza ibibazo, haza intambara, haza ibihuru, haza ibitovu, haza imifatangwe, imvura yabura, kararahiye ko katizigera kamera kagondamye, kazamera kazamutse gutya. Nkurikira urebe. Noneho ngo iyo kagiye kubona kakabona ibifatangwe bikajeho, ngo kaba gaparitse gukura. Hariya buriya muba mukoze ikintu gikomeye. Umuntu wageze ku rwego utarageraho, iyeranje wubahe n'urwego arimo. Niwo muco, niko kuri. Niko kuri. Ako kara kanyuzemo ku kiganiro nateguye uyu munsi. Jya wubaha. Na Bibiliya iravuga ngo wubahe so na nyoko. Ubwo abo ni abana ndi kubwira b'iki gihe, kugira ngo uramire mu gihugu Imana yawe iguha. Biri mu bintu biri gutuma n'abantu bashobora gukenyuka kubera kutubaha so na nyoko. Yeremiya igice cya 42 umurongo wa 10. Yeremiya 42 umurongo wa 10 aravuga ngo nimukomeza kuguma muri iki gihugu niho nzabubaka, kandi sinzabasenya. Nzabashoresha imizi kandi sinzabarandura, kuko nicujije ikibi nabagiriye. Aya niyo magambo tugiye kuganira aryoshye. Yes, reka mashimira mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo ko tubana hano kuri Evangeliste Marion. Imana y'amahoro iguha umugisha kandi kwishimire kuba mu gihugu cy'Uwiteka. Imana yayiguha ikunezeze, igusetse, ikiruta byose ikuremere igikwiye mu izina rya Yesu Kristo. Uyu munsi wa none rero kamanza nasuza umubyeyi. Muraho neza? Muraho. Yesu Kristo nashimwe, ahimbazwe cyane. Aho twari turi kera twaravuga ngo, ariko ntabwo nahabayemo cyane, ariko baravuga ngo Yesu akuzwe. Yesu Kristo akuzwe. Yesu Kristo akuzwe iteka ryose. Nsuhuje umubyeyi ubyara umubyeyi. Yego. Ukiriyo, Imana y'amahoro nazagirirwa ubuntu bwo kureba kino kiganiro. Hari abazamubwira bati umukobwa wawe arakibuka umubyeyi Bikira Mariya. Baherutse kumwereka ikiganiro nakoze. Arangije aravuga ati ati ko umwana wanjye ibi bintu yabitangiye akiri muto. Ati abantu bajyaga bava kuvoma ibibindi bikabavuna amajosi bamuhagaze iruhande, abikoreye udukwa, abakecuru, inkumi, bakaza akabaganiriza nkasanga umuhanda wuzuye abantu. Ati yabitangiye akiri muto. Yego. Okay, kuri ubwo hamwe n'ibyo byose rero ntabwo twabura gusuhuza abantu bari burengerazuba, ariko abantu bajye bakanongereje. Kuri ibyo nsuje abantu bari mu majyepfo, amajyaruguru, basirazuba n'iburengerazuba, umujyi wa Kigali, ntara ya gatandatu y'abadiaspora. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Nsuje abantu bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, Leta Emirate bayita mukira, iriya leta nawe ni leta y'Abarabu. Yego. Nsuje abantu bari muri Canada, nsuje abantu bari iburasirazuba bwa Afurika. Nkibanda cyane ku muntu bajya bita Aline. Habwa umugisha n'Imana. Ndagusuje mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti.
ushobora kuba ubonye kino kiganiro rero tugikoze twitegura kwibuka jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994. Twihanganishije umuntu watangiye kwibuka ibihe yaciyemo mu gihe tugiye kwinjiramo. Yego, tuhagararanye nawe mu izina rya Yesu Kristo, kandi ni ukuri komera, never again, ntabwo bizongera. Dufite igihugu kirimo umutekano, ntabwo bizongera. Burya ngo n'Imana yaravuze mu gihe cyo kujijwa cyari ngo yarakirengagije. Bwari ubujiji bwo kutamenya yuko ikiremwa muntu ari kimwe, kandi n'urufatiro rw'Uwiteka ruracyahagaze. Rwanditseho aya magambo ngo Uwiteka azabe. Nubwo hari abantu wabuze, nubwo hari ibintu wabuze, hari amahirwe y'abasigaranye ku rufatiro rw'Uwiteka rugihagaze, rwanditsweho. Rwanditseho, ntabwo ruhagaze rutanditseho ngo Uwiteka abe. Murakoze cyane rero. Mama Lionel, hari akantu ngiye kubwira. Ngire gucya mbone komenti burutuye ngo barashaka kubona umunyamakuru. Narabibonye, hari abantu bafite icyifuzo cyo kukubona, umunyamakuru w'umunyamwuka, umunyamakuru ukora ibiganiro, ariko nyine ni umunyamakuru. Uyu muntu wifuza kukubona nabanza amenye ko ari umunyamakuru, ahubwo reka murarike azaze mu kiganiro twicarana kurebe. No mu Rwanda ntabwo nakurikiranye nta hantu ariko indege itagera. Nimba ari no hanze azurira indege azaze twicarane hano akurebe, n'ubuntu kukureba. Naho kugira ngo ugaragare kuri kamera ni gake cyane abanyamakuru bagaragara kuri kamera, ariko hari igihe kera bizabaho. Kera bizabaho kubw'impamvu nabwo izaba ihari. Ubundi kugaragara kuri kamera biseguraho gakeya, ntabwo ari iby'abantu bose. Kimwe no kuba umunyamakuru no kuba umukameramani, ntabwo ari iby'abantu bose. Ushobora guhagarara kuri kamera ukaba uzi ngo umuntu ibyo aravuga n'uburyo icyo arabivugamo kugira ngo bigende neza n'ubu, ariko utazi kubivuga. Ushobora no kuyobora ikiganiro ariko utahagarara kuri kamera cyangwa utagikora cyane. Ushobora no kuyobora iteraniro ntashobora kubwiriza. Ubwo rero bihangane kandi babyumve, ariko very soon aho se buriya kamera ntiri kumfata, iri gufata amagambo. Ariko ntabwo yamfata, nayo irabizi. Nayo irabizi, iragutinya. Kubw'ibyo twagusaba ugasenga Imana tugatangira ikiganiro. Mwami nyir'ibihe, turagushimiye cyane, umutima wacu uguwe neza kubw'uburinzi bwawe bukomeye. Wagiye ugaragara mu bintu imiryango itagaragaramo ngo ushobore, inshuti ntizari no kubishobora, ariko waratwigaragarije, abantu babona gukora kwawe. Izina ryawe rihabwe icyubahiro, ukuboko kwawe ni kubane n'abantu bose badukurikiye, kandi igitinyiro cyawe kibazeho, imirimo n'ibitangaza bikoreke, mu izina rya Data wa twese, Umwana n'Umwuka Wera. Amen. Amen. Imana y'amahoro iguhe umugisha. Uyu munsi noneho rero kuri kamera za Evangeliste Mama Lionel uhatuzaniye iki? Mbere uko mvuga icyo nabazaniye, twari umwanya wo gushimira no gusuhuza. Reka nshimire abasilamu n'abasilamukazi bari mu gifungo cya mwezi Ramazani. Assalamu alaikum. Ibindi bikurikiyeho baraza kunyuzuriza. Mpamvu yo kubashimira mbikuye ku mutima, hari ubutwari bagira bw'amasengesho bajya basenga muri iki gifungo. Nagerageje no kubigana nkabakurikirana, agera ku munsi wa 7 bikananira. Burya umuntu nagira ikintu akurusha, ujya umwubaha. Imana ibaha umugisha, kandi gusenga kwanyu kumvikane muri iki gihe. Amasengesho yanyu turifuza ko ahindura byinshi mu mitima yanyu ndetse n'inshuti zanyu nkanjye.
murakoze cyane. ntabwo bivugiye kugira ngo batazakwimira ID. irayidi ntabwo, usibye ko ntajya ngira n'umugisha wabaye mpamagara ngo tuyisangire, ntabwo mbivugiye kugira ngo bazambe, mbivugiye kubera kubashimira ko bashoboye ibyo ntashoboye. Kandi umuhanga umwe yaravuze ngo ujye wubahira ikintu runaka ashoboye wowe cyarakunaniye. Nushaka ube undusha imyaka, nushaka mbe narize kukurusha, ariko kuba iki kintu waragishoboye igihe ntaragishoboye, iki kintu nzakikubahira. Buriya hari ukuntu njya mbona abantu bubahuka, abantu bafite amatitire, nkabona bubahutse umuntu w'umupasiteri bamwihaye, ndetse na rimwe bakaza no ku mbuga nkoranyambaga, ugasanga abantu bamwihaye nta n'ufite titire y'ubudiyakoni. Hariya buriya muba mukoze ikintu gikomeye. Umuntu wageze ku rwego utarageraho, iyeranje wubahe n'urwego arimo, niwo muco, niko kuri. Ako kari akanyuzemo ku kiganiro nateguye uyu munsi. Jya wubaha, na Bibiliya iravuga ngo wubahe so na nyoko. Ubwo abo ni abana ndi kubwira b'iki gihe, kugira ngo uramire mu gihugu Imana yawe iguha. Biri mu bintu biri gutuma n'abantu bashobora gukenyuka kubera kutubaha so na nyoko. Wubahe so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu. Ikindi nibyo, ikindi mbwira urubyiruko rujya runkurikira, mbere y'uko tuganira amagambo Imana yashyize ku mutima, hari ikintu nshaka kubasaba nkomeje kandi ngikuye ku mutima. Mugeze aho ngaho gusitirisa ababyeyi babibarutse. Ubu dufite ababyeyi barimo barwara puresha, umunsi akaba arwaye hiperitasiyo, ejo akaba arwaye hipotasiyo, bitewe n'abana yibyariye. Umwanya umwana umwe akaba ari mu biyobyabwenge, undi akaba abaye umupedi, undi akaba abyaye ikinyendaro, undi akaba afite aho ararakaza nyuma y'iminsi 3. Uyu mubyeyi agutanzeho minerivare, yakoze ibishoboka byose keretse icyo atari afite n'icyo umubyeyi ataguha. Ariko ibi bintu murimo mwigira muri no minsi bituma nubona umubyeyi ababaye ubigizemo uruhare uri umwana we, ujye umenya ko hari amahirwe, cya mbere y'iterambere, kabiri yo kubaho arimo agenda agabanuka ku buzima bwawe. Turabinginze murekeraho, na tuzanira icyo twagutumye, tuzanire bilete, kandi utuzanire bilete iriho amanota atari imibare ya mobile money, kuko aya manota ntawayagutumye. Turabasabye, ubwo ni imibare, ni amanota atangirwa na 0 n'ibice. Kabona umwana bishyure minerivare ihenze kuriya basapotinze, uratinyutse uzana ariya manota kandi wagiye kwiga, kora icyakujyanye. Rero nari ntangiye mbabwira gutyo ngo mutworohereze, kandi ibi mbivuze kubera ababyeyi ndi kwakira muri biro bafite umubabaro bari guterwa n'abana. Ndakwinginze, wowe ugitaha kwa so na nyoko, wowe ugitaha mu rugo rw'abandi, gendera kuri ritime y'urugo utahamo, uzagire ritime yawe wageze iwawe, s'ilivupure. Ndasetsa ariko birababaje. Hanyuma tugiye kuganira amagambo y'Imana meza akomeye mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, igice cya 42 umurongo wa 10. Yeremiya 42 umurongo wa 10 aravuga ngo, nimukomeza kuguma muri iki gihugu niho nzabubaka, kandi sinzabasenya, nzabashoresha imizi kandi sinzabarandura, kuko nicujije ikibi nabagiriye. Aya niyo magambo tugiye kuganira, aryoshye, aryoshye. Sindi bwinjira mu mateka ya Yeremiya, ariko Yeremiya, Imana iguha umugisha. Yeremiya wahanuye mu gihe kigoye. Yeremiya ni umwe mu bahanuzi bakuru
wahanuye ahanurira mu itima abahanuzi bagenzi be batamwemeraga. Yakoranye n'abahanuzi bagenzi be ariko batamwemera, bamupinga. Ibaze kugira ngo abahanuzi bagenzi be bagupinge. Mujya mubona ko ibi bintu byaje kera, mubona n'abakozi b'Imana bapingana, baza gupingana bakoresheje. Biranditse, gupingana kwanyu ni ukwa kera, ndabababariye. Ni ibya kera, sinabarenganya. Yeremiya umunsi umwe atangiye kuzura umwuka wera, ari muri kwa kundi batangira gutigita, agiye kuvuga ati nimwumve icyo Uwiteka avuga. Umuhanuzi mugenzi we witwa Pashuri ava mu rushyi rwiza ati pa ticeceka, abamanuye amavuta ye. Abamanuye amavuta ye. Rero ba Pashuri bari kumanura amavuta ya bagenzi babo ni ibya kera, ntabwo biju. Ndashaka rero ko tuganira aya magambo y'Imana. Yeremiya yarakubititse ariko byavuyemo umusaruro, kuko gihe ikintu kinambabaza cya Yeremiya nuko yapfuye ari n'umusore. Yapfuye nta vi ateye. Yeremiya yapfuye nta fiançaye yambitse umukobwa. Yapfuye nta nkwano atanze. Yapfuye adafunguye champagne ngo ayisangire n'umukunzi. Nta vi yigeze atera imbere ya shu. Yeremiya yapfuye ari umusore. Ariko hari akantu gato kabaye kuri Yeremiya mbere yuko mvuga aya magambo nakunze mu nkuru ze, igihe yarafungiwe mu rwobo ngo mu gihugu hatera inzara. Biri mu gice cya 38 cya Yeremiya. Mu gihugu hatera inzara, hateye inzara. Umuntu witwa Ebedi-Meleki atanga igitekerezo, aravuga ati ko inzara iteye igihugu kikaba kimeze gutya. Yeremiya ufungiwe hepfiriya ubu ntiyapfuye, ngo bajye inama ngo afata abantu 30 ngo bajye gutabara Yeremiya. Barangije baravuga ati ubwo tugiye kumutabara turabanza duce mu nzu ibikwamo ibintu, ngo bafatamo ibintu bibiri, inyonga n'ubushwambagara. Icyo gice nugisoma urasangamo amakuru araryoshye pe. Abo ngo bahagurukanye cyitwa umugozi, ngo bafata ibintu bibiri mu nzu ibikwamo ibintu, inyonga n'ubushwambagara. Sibyo barabirya. Ndifuza inyonga n'ubushwambagara cyaba kibaye ikindi cyigisho. Reka rimwe tuzavuga ko inyonga n'ubushwambagara uburyo Uwiteka yataraguhereza byibuza abayohereje inyonga n'ubushwambagara. Turashaka n'abantu cyangwa abantu bansura banyuza mu nzu ibikwamo ibintu, muri alimentation, muri boucherie, aho bacuruza amabaze, aho bacuruza ibitenge, dore ko nkunda igitenge kube. Turashaka ni cyangwa abantu bansura banyuze mu nzu ibikwamo ibintu, bakanyuraho baterura rwa rukombe runini rwa Nido. Turashaka abantu badusura mu nzu banyuze mu nzu ibikwamo ibintu. Ariko nta muntu wateye comment. Ejo bundi ko ari kunywera mu kintu kinini cyane. Abantu babo buriya ntacyo bumvamo. Noneho Yeremiya ngo bamugezeho ku rwobo bamuhamagaye bumva ntarapfa. Turashimira Imana ko utarapfa. Aleluya. Amen. Bamuhamagaye bumva ariho ngo bohereza inyonga, bohereza n'ubushwambagara. Baramubwira bati inyonga uzishyira mu kwaha kumwe, ubushwambagara ubushyira mu kundi kwaha, hanyuma nidutera umugozi unyuze munsi y'inyonga n'ubushwambagara, kugira ngo nitukuzamura udakobagurika, tukuvane mu kibazo nugera kuri tere ntikizakugaragareho. Nicyo zisobanuye. Izi nyonga nzashaka uburyo nzigisha muri no mezi. Izi nyonga n'ubushwambagara. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Hanyuma ngo bamugeza kuri tere. Aha rero nashakaga kuvuga iki iri jambo, icyo nshaka kuvuga. Rivuga ngo nimukomeza kuguma muri iki gihugu. Nidushaka twivugira muri iki gihugu cy'u Rwanda. Muri iki gihugu cy'u Rwanda. Nimukomeza kuguma muri iki gihugu. Nubwo mwakibabarijwe, nubwo mwakiririyemo amarira. Reka nkubwire. Ariko hari abantu baririye muri iki gihugu nduguyango. Reka tuvugire ijambo ngo nimukomeza kuguma muri iki gihugu. Intambara yarabaye, tubona uburyo umuntu yica undi. Tubona uburyo umuntu yihisha atazi igihe azihishurira. Tubona uburyo umuntu bicira ababyeyi be mu maso, abavandimwe bashira ureba. Tubona bamwe uburyo babategekaga kwica abandi. Tubona abo bica urubozo. Ibyo biraba, bamwe ejo bundi bakubonye uriho baranikanga, bari bazi ko bakurangije. Bamwe bakumva amateka y'uburyo Imana yakurinze, babona uje utwaye benzi wambaye sentire bakikanga. Ariko ndashaka kuvuga ngo nimuguma muri iki gihugu, ubundi umuhanga ndamusabira gutabarirwa ahantu yakubitikiye. Ahantu bavuze ngo ntiwakira, ntiwashobora, ntiwatera imbere,
nimuguma muri iki gihugu. Mvuko Bibiliya ivuga ngo nzabaha umugisha wo mu gihugu. Ririya jambo riri mu Gutegeka kwa 2 ndumva ariho riri, rivuga ngo nzabaha umugisha wo mu gihugu, umugisha wo mu mudugudu, umugisha w'amajya, umugisha w'amazi. Nuvuga ngo umugisha wo mu gihugu ni itegeko kuhabwa. Kandi turashimira Imana ko turi mu gihugu gifite umugisha, cyejeje inzabibu, gifite umutekano. Ngo nimuguma muri iki gihugu niho nzabubaka kandi sinzabasenya. Ubu ni ubuhanuzi bukomeye cyane Yeremiya yahanuye, ariko nanjye ndashaka kubuhanura nerekeza muri iki gihugu. Reka nerekeze no mu gihugu urimo, ariko no gukurura umuntu yishyira biremewe. Bibiliya ivuga ngo nimuguma muri iki gihugu niho nzabubaka kandi sinzabasenya. Byumvikana ko Imana nayo igisenya, irubaka ikanasenya, irica igakiza, ishyiraho igakuraho. Niko iteye ni Imana. Ni Imana yishe abanyegiputa ikiza Abisiraheli, yahondaguye Abamidiyani itabara Abisiraheli, irica ikanakiza. Noneho Bibiliya ivuga ngo nimuguma muri iki gihugu niho nzabubaka kandi sinzabasenya. Ijambo nshaka cyane rivuga ngo nzabashoresha imizi. Nzabashoresha imizi kandi nimara kwibashoresha sinzabarandura. Imana igeze avuga ngo kuko nicujije ikibi cyabaye. Hari ibintu byabaye kuri Yobu, Imana iravuga ngo nubwo namukubise muhora agasyi, bavuga ngo iki? Agatsi. Nubwo watumye Yobu muhana muhora agatsi, ariko nzamwunamura. Imana ishimwe. Noneho Bibiliya ivuze ngo nzabashoresha imizi. Reka tuvuge kuri iri jambo ryo gushora imizi. Hari igihe igiti bagitema kigahura n'umuhanga uzi no kucyasa, akibwira ko anakiranduye n'imizi, rimwe na rimwe bakajya kuyicanisha, ariko hakabaho umuzi umwe ubihisha witwa rurongora. Uyu muzi wa rurongora ukuntu uteye, uramanuka ukagera hasi, ushora hasi, burya arya amababi mubona n'indi mizi nari amashami no kubyibuha ku giti no gukura ku giti byose n'indi mizi ishamikiyeho bibikesha umuzi wa rurongora. Nje kukubwira rero amateka y'umuzi wa rurongora ari Uwiteka agushingishije muri ibi bihe. Uyu muzi wa rurongora rero kuko nta bushobozi afite bwo kurandura, kuko waragiye ugera kure uvoma mu nda. Uwo n'igihe cy'impeshyi amazi yarakamye, ufite ahantu ujya kuzana amazi kure ugatunga ibintu byose biwushamikiyeho. Imana yagiye ihisha kure ahantu mutakwicwa, bashiduka mubabanyeho, bashiduka muriho, bashiduka mufite amakampani mubaha akazi, bashiduka mubaha akazi mu ngo zabo. Uyu muzi wa rurongora niyo waba ufite ipiki, wamara amezi 5 ugicukura utaragera aho wagiye kuvoma. Niyo mpamvu badukurikirane badushyikire, nuko twashoye imizi, Uwiteka dushoresheje imizi, kandi abisubiyemo ngo ndongeye, kandi ndongeye nyuma y'ibyo twahuye nabyo, ndongeye mbashoresheje imizi. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe ngo kandi ngo sinzabarandura. Uyu muzi wa rurongora rero bajya bibeshya bakabona amezi 2-3 arashize bazi ko igiti bagitemye cyarangiye, bajya kubona bakabona hazamutse ibibabi, bakabona hazamutse agashami. Kandi ikintu nakundiye iki giti iyo cyongeye gutema gutoha, ujya kubona ukabona kizamuye amashami nkane icyarimwe. Mbega kiba cyaragiye kuvoma kure, bakibwira ko bakurangije, bakibwira ko nubwo inzu bayishenye inka
bagatema bakarya bakibwira ko nubwo ibintu byose babirangije bakibwira ko bagushoboye. nje kukubwira ngo iyi Mana yagushoresheje imizi ukabaho, ugiye gutungurana, ugiye kuzamuka. Uwiteka aravuze ngo n'ikimenyimenyi ntabwo azakurandura. Haleluya. Mana ihabwe icyubahiro. Amina. Mana ishimwe, Mana ishimwe, Mana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ejo bundi nari ndimo nganira n'abantu barimo bambwira, bambaza ibibazo batese Mama Lionel, kubera icyo umuhanuzi yahanuye ibintu bibi bihita byihuta, noneho umuhanuzi yaguhanurira ibintu byiza ukabitegereza imyaka n'imyaka niko igashira. Munkurikire rero, tera agatebe wumve igisubizo nabahaye. Tera agatebe wumve igisubizo, wumve impamvu ibi bintu byihuta bibi, ibyiza bigatinda. Dore impamvu bibi byihuta ntaho bihagaze, nta hantu namwe bihagaze. Iki kibi ntaho gihagaze, nta n'ikintu kikirwanya, nta murozi wakiroga, nta dayimoni yagikumira. Niyo mpamvu kigenda, ariko icyiza gishora imizi. Iki kintu cyiza impamvu kiri gutinda, kiri gushora imizi, kiri kurandaranda. Kwa kundi tujya tubasangira tuvuga ngo tubatuyeho imigisha irandaranda, kiri kurandaranda, gishoye imizi. Inshuro nyinshi hari igihe abakonekone bakirwanya, kikavuga kitereka mbe nishoreye imizi nibera ahangaha. Bibiliya iravuga ngo umukunzi wanjye ameze nk'akarungu mu mahwa. Akarungu sinzi nimba narakavuze, ariko wowe nkurikiranye umunsi reka ngusobanurire akarungu. Ni agati kamera hagati y'ibindi biti, ahantu kameze ibindi biti bihita biza imifatangwe, ibihuru, ibitovu bikaza bikakazitira. Akarungu ubundi kariyemera, kandusha kwiyemera. Ni agati karahiye ko kadashobora kugondama, kazagororoka. Haza ibibazo, haza intambara, haza ibihuru, haza ibitovu, haza imifatangwe, imvura yabura, kararahiye ko katizigera kamera kagondamye, kazamera kazamutse gutya. Nkurikira urebe. Noneho ngo iyo kagiye kubona kakabona ibifatangwe bikajeho, ngo kaba gaparitse gukura. Gahita gahagarikiraho kageze, kakaba karetse gukura, kugira ngo karindire uburenganzira bwako n'ubwiyemezi bwako bwo kuzakura kagororotse. Gahagarara gukura kabiteze iki? Gatega ibi bitovu impeshi niza bizuma. Mwamifatangwe mwe, impeshi niza bizuma, nimimara kuma amahwa akavaho. Hari abadamu bahinze ibishyimbo bazaza gutema ibiti bya mushingiriro, mwese mukambisa kuko nta hantu muhagaze. Jewe karungu, naho imvura itagwa sinuma, naho imitini itataha sinuma, naho ibisubizo bitaza sinuma. Mvugira ngo amina. Amen. Mukanya gatoya impeshi kazi gatwika bya bintu byose bikuma. Abana bazi gutora inkwi bakaza gutora inkwi. Akarungu kagakebuka igitovu kakakibura, kagakebuka umufatangwe kakawubura, kagakebuka ibindi biti by'ibihuru kakabibura. Kamara kubibura kagahita kazamuka kemye, kagahita kakura, kakarihiramo ya minsi kamaze ibiti byara, kaziteka kaba karazamutse. Imana ishimwe. Narende kuvuga uburyo ibintu by'Imana impamvu bitinda kuza bishinga imizi, biba bikirwana intambara z'ibyo bitovu, intambara z'abakonikoni n'iki, biba bikirwana intambara. Niyo mpamvu ubitinda, biba bishoye imizi, ariko bihagereye ibihagera nta mwaku, no comment, nta kibazo. Imana ibaho umugisha rero ku bantu twarimo tuganira ijambo ry'Imana. Turabashimiye. Narinde kuvuga ngo nimukomeza kuguma muri iki gihugu, mukihangana mukaguma muri iki gihugu, niho nzabubaka kandi sinzabasenya. Bantu mwubatswe n'Imana, itangazo rimanutse none hano uko mutazasenyuka naho haza ibibasenya, kandi nzabashoresha imizi kandi sinzabarandura. Akira gushora imizi muri iyi minsi, akira gushora imizi mu miryango, akira gushora imizi
mu gihugu, akira gushora imizi mu itorero, akira gushora imizi aho washatse, akira gushora imizi aho utuye, akira gushora imizi aho uvuka, akira gushora imizi mu itorero usengeramo, wakira gushora imizi muri bizinesi, akira gushora imizi muri kampani, akira gushora imizi mu izina rya Yesu Kristo. Ndagira ngo dusoze dusenga, aho udukurikiranye hose uri, ndifuza gusengana nawe. Imana ikugirire neza kuri iri jambo wumvise. Igihugu cyose uherereyemo nkwatuyeho gushora imizi, igihugu cyose urimo nkwatuyeho kugira umugisha, kandi mbikwatuyeho nk'umukozi w'Imana isumba byose. Ndagira ngo nsengane nawe, waba uri mu modoka ugenda, waba uri kwa muganga, waba uri mu rugo iwawe, waba uri mu muhanda ugenda, waba uri mu kazi k'izamu, waba uri umumotari, waba uri umushoferi, ahantu hose udukurikirana uherereye, tugiye kugusengera. Mwami nyiribihe, turagushimiye cyane, izina ryawe ryera nirihabwe icyubahiro. Uri umukozi w'umuhanga, urakomeye. Hirya y'ibintu byashenye abantu kugeza ku ntambara twabonye n'amaso yacu, katugiraho ingaruka zingana gutya, utanze itangazo ry'ihumure ku bantu bemeye kuguma mu gihugu, ko bagiye gushora imizi, bagiye kubakwa, ntawe uzabakoraho, ntawe uzabarandura, ntawe uzabahagiraho, ntawe uzabakiniraho. Twakiriye gushora imizi, jye n'abantu badukurikiye twakiriye gushora imizi. Haleluya. Twakiriye kubakwa, twakiriye gukomera. Mana ishimwe, twakiriye amahirwe n'amahoro. Haleluya. Twakiriye ituze n'ibyiringiro. Urakoze, ndagushimiye kuri Imana ibikoreye kwiyubahisha, kuboko kwawe kwiza kubane n'umuntu wese udukurikiye. Mbisenze shima mu izina rya Data wa twese, Umwana n'Umwuka wera. Amen, amen, amen.